Mbese wigeze wibaza impamvu abanyeshuri bamwe babona amahirwe yo kwigira kuri buruse abandi bakayibura ndetse abandi bakayihabwa mu buryo butari ubwa nyabwo abandi bagasigara? Ese nuko bamwe ari abahanga abandi bakaba ari abaswa? Oya, ntago ariko bimeze, kuko nawe wayibura niba utamenye bino bintu ngiye kukubwira. Ese ko hari amahirwe gusa cyangwa hari ibindi bintu runaka bigomba kwitabwaho mbere y'uko utangira gusaba buruse? Niba nawe uri umunyeshuri, uritonde kano kanya kandi uzirikane ku ibanga ryishe muri iyi video nawe niyawe, kugira ngo uze gusobanukirwa neza, kugira ngo umenye ikintu ugomba gukora mbere y'uko utangira gusaba kaminuza. Reka tugusobanurire ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo wemerwe gutangira kwaka scholarship. Ibyo nibyo bizakubera intambwe ikomeye kandi ikubere n'urugendo n'impamba rushobora kuguhindura ubuzima bwawe burundu, kuko mu gihe ukurikiza zino nama uzabona full scholarship cyangwa buruse yo kwiga muri kaminuza ushaka, yaba iyo hanze cyangwa mu gihugu cy'ingenzi. Hano ni ku kizamini aho tukugezaho amakuru yizewe ku munyeshuri yasindagiza umunyeshuri mu gusuccessinga ku nzozi ziwe. Ukihagera jya ukanda subscribe, ufungura inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na update zose tukugezaho kugeza uburezi. Ikindi kandi iyi video nizajye uba wayikunze ugiye likinga kandi usharinga abanyeshuri bagenzi bawe kugira ngo nabo bajye bamenya aya makuru. Naho ngewe nitwa Callixte Mutabazi, nige mubana kuri icano nk'ibisanzwe. Rero hari ibyangombwa ugomba kumenya mbere y'uko utangira gusaba buruse cyangwa kwa applying scholarship. Icyangombwa cya mbere ni icyitwa academic document. Academic document cyangwa icyangombwa cy'amashuri ni uburyo bwa mbere bwo kugenzura neza umunyeshuri ku rwego rw'amashuri yize. Niba rero uri kwaka buruse ikujyana muri kaminuza, ni byiza yuko abasoje amashuri yisumbuye berekana icyitwa certificate cyangwa result transcript yemeza yuko koko wize secondaire. Ubwo ndavuga biroto zo mu wa 4, mu wa 5 ndetse no mu wa 6. Hanyuma abasoje kaminuza bakeneye muri graduate scholarship, hari undergraduate scholarship na graduate scholarship. Hanyuma abiga bashaka kujya mu kindi cyiciro cya kaminuza bakaba barasoje kaminuza basabwa degree certificate cyangwa academic transcript. Ubwo ni ibyangombwa bya level yizeho muri kaminuza. Ibi nabyo byerekana koko ko ufite ubushobozi bwo gukomeza mu yindi ntera y'icyiciro gikurikiyeho cya kaminuza. Ariko icyo twibandaho cyane ni abanyeshuri biga secondaire. Ese uriteguye kumva bino byangombwa ukamenya yuko nawe ugomba kubitegura kabone nubwo amanota atarasoka cyangwa akaba yarasohotse kuri bamwe? Tegura bino bintu ndi kukubwira, hanyuma tuzafatanye mu rugendo rwo gusaba kaminuza ikintu ku kindi, kuko uwo tuzajyana muri video ndakwizeza yuko utazigera uhomba na rimwe. Ikindi kandi niba koko utarakana subscribe, ureba niba wayikanze hanyuma ubone kuyikanda urayikinga iyi video. Rero ikindi cyangombwa cya kabiri ugomba kuba ufite mbere y'uko kugira ngo uzahabwe kaminuza ni indangamuntu cyangwa passport. Ubwo ndavuga indangamuntu ku bashaka buruse cyangwa scholarship yo kwiga imbere mu gihugu. Hanyuma abakeneye kuzajya kwiga hanze y'igihugu ubwo bakeneye passport, ariko ku bashaka kuzapplyinga green card yo kujya kwiga muri Amerika, namwe ndabararitse muzabitse muri comment nzabakora video mbere kuryo wa applyinga green card kugeza bayiguhaye. Hanyuma rero niba nta buruse urabona, nta buruse wabona udafite icyangombwa kikuranga, ubwo ndavuga indangamuntu igufasha mu gihugu cyawe, naho passport ikaba urufunguzo rwo kwinjiza mu bindi bihugu byo hanze. Abanyeshuri benshi rero bacikwa no kubura passport, abandi akaba nta byangombwa by'irangamuntu, abandi bakaba bafite ibyangombwa bidahuye. Tangira ubitegura hakiri kare kugira ngo tuzabane mu rugendo rwo kwa applyinga scholarship, full scholarship, kugira ngo nawe ujye umenya aya makuru. Hanyuma rero icyo ni icyangombwa cya kabiri cyo kutagira indangamuntu cyangwa passport. Ariko ku baziga hanze muzambwira hari visa, hari green card, hari master card. Ibyo byose nzabikora icyo wabyaplyinga kandi ugahita ubibona. Hanyuma rero ikindi cyangombwa cya gatatu ugomba kuba ufite ni ibaruwa y'ubusabe cyangwa ikizwi nka motivation letter cyangwa personal statement. Aha rero niho benshi batsindirwa cyangwa bakatsindira, kuko umuyobozi wa buruse cyangwa utanga buruse abashaka kumenya impamvu ushaka kwiga muri iyo kaminuza uri gusabira buruse. Ibyo uzibandaho kandi n'ibyo uzakurikiranaho muri iyo kaminuza, ndetse n'ibyo n'umusaruro uzabyaza iyo kaminuza nuramuka uhawe iyo buruse cyangwa iyo kaminuza muri icyo gihugu, ubwo ni mu gihugu cyawe cyangwa ku baziga hanze. Ubwo mwese mukeneye kizwi nka motivation letter cyangwa kugaragaza impamvu koko ukeneye iyo kaminuza, ndetse ugakomveka umuntu uri gutanga buruse.
Iyo baruwa rero igomba kuba yanditse neza kandi ifite ubusobanuro burambuye kandi itanga ishusho nziza y'umunyeshuri koko ukeneye kwiga iyo kaminuza ndetse n'ibyo azakemura muri sosiyete nyuma yo kurangiza ayo masomo yiwe, icyo azafasha sosiyete, igihugu cye ndetse n'isi yose muri rusange. Ibyo byose ugomba kubigaragaza muri motivation letter. Hanyuma rero ku banyandiki bambwiye ukuntu wategura motivation letter, ndabaratse muri video itaha kuko nzabikuryo cyo wategura motivation letter buryo wayikoresha ku muntu utanga buruse agahita ayiguha mu ba mbere, kuko nta muntu uzahomba igihe ukurikira yicano y'ikizamini, kandi hano niho twigira ubumenyi ku buntu nabyo gutanga amafaranga. Hanyuma rero ikindi cyangombwa cya kane umunyeshuri agomba kuba afite ni icyangombwa kizwi nka curriculum vitae cyangwa CV cyangwa CV. Nubwo waba uri umunyeshuri ukiri muto, CV igaragaza ibyo wagezeho, waba wiga primaire, waba wiga O level, waba wiga A level, nawe ukeneye CV kuko no mu kizamini gisanzwe cy'amashuri bagusaba gutegura CV. Ubwo nawe uraraswe kugira ngo uzabane natwe mu gutegura CV nziza ituma ibasha kumvikana neza ku muntu wandikiye iyo CV. Rero CV igaragaza ibyo wagezeho, amashuri, ubumenyi bw'ikoranabuhanga ufite, indimuzi ndetse n'ibikorwa by'umuryango cyangwa by'umuryango. Ubwo ndavuga ibikorwa bya volunteer cyangwa volunteering. Abatanga buruse bakunda kubona umuntu ufite ubushake bwo gukora byinshi kuruta kwiga gusa. Abatanga buruse nicyo bintu bitaho cyane, bakeneye kureba ubushake n'ubumenyi ufite bwo gukora ibintu bitandukanye kuruta ubushake bwo kuba wakwiga gusa, kuko bakeneye umuntu uzaza agahangana kuri iyi si y'ikoranabuhanga ndetse no ku isoko ry'umurimo. Hanyuma rero hari ikindi cyangombwa cya gatanu aricyo ngiye kubagezaho, ni icyangombwa gikomeye cyane cyitwa ibaruwa z'abarinzi. Ibaruwa z'abarinzi cyangwa abatanga icyemezo. Aha ngaho ushobora kuba utari kubyumva neza, ariko iki ni ikizwi nka recommendation letter. Ntushobora kwiyamamaza wenyine kandi ufite abakwamamaza, kuko ukeneye abantu bakuzi neza nka mwarimu, umuyobozi w'ishuri cyangwa umukoresha wagukoresheje stage cyangwa ibindi bintu runaka, bakaba abagukurikira ndetse bakagutangira ikizwi, bakakwandikira ikizwi nka recommendation letter ibasha kuguha uruhushya koko yuko uwo muntu bamuzi. Iyi baruwa igaragaza yuko koko uri inyangamugayo, ushoboye kandi ushobora no kugaragaza neza igihugu cyawe igihe wahawe iyo kaminuza. Ubwo niba ari imbere mu gihugu, ubwo nawe urayikeneye kuko iyi recommendation letter ni ba bantu bakwandikira bagaragaza uwo muntu n'inyangamugayo, bimeze uku n'uku, nta kibazo. Hanyuma rero recommendation letter urumva ko nawe uyikeneye. Rero ibyacu murabizi yuko ari ukwihuta cyane kuko ugenze gake urasigara. Reka twigire ku kindi kintu cya gatandatu, ni icyangombwa cyitwa ibizamini by'indimi. Iki ni ikizwi nka language proficiency test. Ubwo rero ndavuga buruse nyinshi zaba izo hanze cyangwa hari n'iz'imbere mu gihugu ariko zifite amashami yo hanze zikenera ibizamini by'indimi. Indimu uzi kuvuga kandi ukaba ubifitiye certificate. Buruse nyinshi zisaba kugaragaza ubushobozi bw'uko uzi kuvuga indimi runaka. Ntago ari uko uzi kuzivuga uko nguko, ahubwo ukaba ufite icyangombwa kigaragaza yuko uzizi. Urugero nko mu Cyongereza bakeneye yitwa nka TOEFL, IELTS cyangwa Duolingo English test, cyangwa mu Gifaransa bakagenera DELF na DALF, kuba ugaragaza yuko urwo rurimi rw'igifaransa uzi kuruvuga neza, rukaba ari nk'intwaro ikomeye ikwemerera mu kwinjira muri iyo kaminuza ndetse ugahabwa buruse imbere y'abandi bose mu gihe uzi kuvuga zino ndimi neza bitewe ni certificate amanota ariyo. Ushaka kuba wibaza tese noneho ko ushaka kuziga hanze ariko nkaba shaka kuzaprayinga mu gihugu gikoresha ururimi rw'icyongereza cyangwa akaba n'urukoresha anglophone, byagenda bite? Nawe muri video itauraza kunyandikira muri comment umbwire ati bimeze uko nguko, hanyuma nzagukorera video muri buryo ki ubikora, kuko nk'iyi ngiyi yitwa Duolingo English test ushobora kuyikoresha uri iwawe utavuye mu rugo ukoresheje software cyangwa ukoresheje website wibereye aho ngaho iwawe, kuko nanjye niyo nakoresheje. Ubwo nawe urambwira ati ngengeneye kikoresha anglophone, ubwo nawe muri comment uraza kumbwira kandi imbere ke mbagira inama y'ukuntu ibintu wabikora mu buryo bworoshye cyane. Ariko rero tudatinze twihuse nabyo gutinda, twebwe reka twigire ku kindi cyangombwa cya karindwi n'amafoto yemewe. Iki cyo kiroroshye kuko na amafoto ya passport, naho waba ufite ibindi byose ariko udafite amafoto ajyanye n'amategeko ntubasha kurangiza iyi application, kuko ukeneye amafoto. Aya mafoto rero ni ibintu byoroshye cyane ariko biri mu bintu bituma ushobora kubona amahirwe cyangwa ukayabura.
Yego, ko amafoto ya pasiporo nacyo ni ikindi cyangombwa ugomba kuba ubasha gutegura. Ikindi rero ni icyangombwa cya munani, turavuga icyangombwa cyemeza ubushobozi bwo kwiga. Icyangombwa cyemeza ubushobozi bwo kwiga, ushobora ko utari kubyumva neza, ariko ni icyitwa nka financial document, cyangwa igihe nubwo ni igihe izi kaminuza zishobora kukubwira ati tuzagufasha ibi niba, ariko ibi ngibi mu buryo bw'ubushobozi uzabyirwanaho. Ubwo rero igihe urimo urapurayinga buruse ugomba kugaragaza rero iyi financial document. Rero hari buruse ziba ziri full funded, ariko hari n'izindi ziba zisaba ko ugaragaza ubushobozi bwo kwifasha mu gice runaka. Ubwo ni nk'amacumbi, imirire, ngira ngo hari kaminuza zose ntago zaguha byose, kuko ugomba kugaragaza yuko bimwe byo uzi kubyikemura mu bushobozi bwawe. Benshi rero basabwa back statement cyangwa icyemezo cy'umuryango kigaragaza yuko koko ushoboye, utabasha gupfira muri kaminuza cyangwa utabasha gupfira muri iyo university baguhaye. Hanyuma rero reka twigire ku kindi cyangombwa, ubwo turajya ku cyangombwa cya 9 kivuga ngo form za application zujujwe neza. Form za application zujujwe neza, ubwo nta kindi kintu kibi nko kuba wakuzuza impapuro nabi kandi buri kimwe cyose ugifite. Abatanga buruse baba bafite ibisabwa byose ku rubuga rwabo kugira ngo amakosa makeya agaragara abashe gutuma wabura amahirwe. Kuko kuzuza zino form za application nabi ni mu buryo butuma abanyeshuri babura buruse. Nibwo uzasanga ugasanga umuntu yagize amanota meza, ugasanga umuntu afite CV nziza, document ziwe zimeze neza, ariko mu buryo bwo kuzuza form akazuzuza nabi. Hanyuma rero niba rero ushaka ko nawe tuzuza form tukanywe kuryo wakora motivation letter kuva kuri page ya mbere kugeza kuri page ya nyuma, cyangwa CV kuva kuri page ya mbere kujya ku ya nyuma, nawe uraratswe muri video. Ko muri video zakurikira bonza utegura motivation letter, CV, hanyuma n'izindi document zifasha umunyeshuri mu kubona buruse cyangwa kaminuza bitamugoye. Hanyuma rero ikindi kintu cya 10 ari cyo tugiye gufungiraho, ni ikintu cyo kutamenya amakuru ku gihe. Ndagira ngo nkubaze, ni he ukura amakuru ajyanye n'uburezi? Niba udakurikiye ikizamini, menya yuko byibuze wakagize izindi mbuga nkoranyambaga ubasha gukurikira, urugero nka website ugomba gukurikira. Hanyuma rero wowe utubana ku kizamini, we wigira ikibazo kuko amakuru uzajya uyabona mbere y'abandi bose. Icy'ingenzi ukora nubwo ugomba gukanda subscribe, ugafungura inzogera, ukarakinga iyi video, ukajya muri comment ukatubwira ikintu ukeneye yuko tugufasha, tukagufasha, kuko nta comment nimwe dusiga tudasubije. None se wowe uriteguye? Ese ibyo byangombwa byose ugomba kubyitondera, ubyujuje neza? Ushobora kuba wumva yuko bikomeye, ariko buri cyangombwa cyose ni intambwe iganisha ku nzozi zawe. Niba ushaka kumenya inzira nyirizina ugomba kunyuramo no gutangira gukoramo application, aho buruse ziboneka, ndetse n'uburyo bwo kwandika ibaruwa y'ubusabe, gutsindishiriza ndetse ikaguha amahirwe yo kubona kaminuza, komeza ukurikirana iyicano y'ikizamini. Naho ngewe ni Callixte Mutabazi mubana kuri iyicano, kugira ngo njye mbageze uburyo ki wabona zino update, uburyo wakora CV nziza na bino byangombwa bisindagiza umunyeshuri wese mu kubona buruse, mu gukora CV nziza, mu kubona kaminuza. Kandi niba utarakanda subscribe, ndakubwiza ukuri ko niba utarayikanda urimo urahomba cyane, kuko aya makuru menya ko ari amakuru ya nyuma yacu ubonye, nta yandi uzongera kubona. Kandi urayikinga iyi video, gusharinga inshuti zawe z'abanyeshuri bose kugira ngo bamenye aya makuru, ni iby'agaciro cyane, kuko nawe urabafashije kandi wabahaye amahirwe nabo yo gusuccessinga inzozi zabo. Turi hano twese dufite inzozi, kandi inzozi ziri mu biganza byacu. Reka rero tutangire tuzibyaza umusaruro. Kurikira cano y'ikizamini, naho nge ni Callixte Mutabazi, mujye munyandikira muri comment mumbwira ati noneho hagezweho iki ngiki mukakinegeka tukakibakorera nta kibazo. Bye bye, reka tuzagura mu yindi video itaha. Ikindi kandi niba ukeneye kwamamaza, hamagara 0729918324 tukwamamariza ibikorwa bye nawe bimenyekane muri iyi si y'ikoranabuhanga n'u Rwanda ruri muri digital. Ndabashimiye cyane, reka tuzegura mu kanya mumbwira ibitekerezo byinshi muri comment, murayikinga iyi video, mukayisharinga ku banyeshuri banyu. Naho ngewe tuzajya tubana umunsi ku munsi. Bye bye.